my first celebration project. I'm very happy in order to finish my study. So I think that everyone here must be on my level. I'm called Antoinette Mumsa. I'm finished studying in law. It means that founder of Top Chief, Mr. Rado, and thank you for the manager of Top Chief. It means that I'm so happy. I see the side, which means that I'm happy. I thought that Mr. the coach of England must become here. Yeah, coach. Kocha of team in that one. It means that umutoza wa team bita indatwa kuzahano nanjye nkahera nk'umuntu wishimye. Aba umutoza wa w'ikipe ya Finest ikorana na Indatwa, please ngwino hano kugira ngo bagushimire. Yes, hanyuma dukomeje na gahunda mu gukomera amaki yarimo kubabwira ko yarangije imisomo mu bya law habya law amateka. Yes, yize amateka, yize icyo cyitwa amateka. Ni ukuvuga ngo dukeneye ubufasha bwe. Wasanga uri mu ikosa ukamukambisha ukamwenya ukabwira ndashaka umbere lawyer wanjye, ndashaka kuva muri ibi bibazo. Iyo ni kosi ikomeye cyane kuye. Ntabwo wapfa kuyigura umusinzi ujye kwiga amateka uri umusinzi wowe. Bishoboka. Niba ari igihe gushaka nawe ndakiguha ari kumagana. Iyi gurupe igira inifomo isishya. Umutoza wayo nishimiye kumuhemba iyi uniforme y'umuntu. Ndakeka ko kasoma umukiriya wa hano wese azi ino uniforme babyinana. Niba uyu nguyu ari we umukozi wawe, thank you. Narabishimiye timu yanyu nk'umukiriya wa Top Chief. Yeah.